Imana ishimwe cyane. Yesu yongera ahabwe icyubahiro, Yesu yongere ashyirwe hejuru, Yesu yongera ahimbazwe. Yesu turagushimiye yuko uri mwiza, turagushimiye yuko uryoshye, turagushimiye yuko ushobora byose, turagushimiye yuko ubereye mwiza abagutegereza, turagushimiye ineza ugira, turagushimiye urukundo rwawe ruhambaye, turagushimiye ubunini bwawe, tugushimiye ubutabazi ugira, tugushimiye ko tuba hafi ku manywa ndetse na nijoro, utubereye maso Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, amahanga yose akumve, amahanga yose akubahe, amahanga yose agushyire hejuru, amahanga yose akuramye, abari kure n'abari hafi bakumve kandi baguhereze icyubahiro, amavi yose agupfukamire, indimi zose ziguhimbaze. Tugushimiye yuko ari wowe watumeneye amaraso yawe Kristo Yesu, ubwo twari turi kure tutazi icyo turi cyo, dutandukanijwe n'ibyaha kubw'ibyaha twari twarakoze, tutakiri abana mu rugo. Yesu uraza uduhuza na data, utugarura isura y'Imana muri twebwe, turongera twuba bazima, turongera duhura na papa, turongera tuba abana mu rugo, ntitukiri ishyanga, turi ubwoko kubw'amaraso ya Kristo. Turagushimiye rero, umuririmbyi niwe waririmbye ngo nubona ko mbyibagiwe, Imana uzanyibutsa urukundo, uzanyibutse bya byuya byawe wabize uri mu gashyamba Getsemani kubw'ibyaha byanjye. Yesu nubona ko tubyibagiwe, Yesu nubona ko mbyibagiwe, uzanyibutse ibyuya wabize kubw'ibyaha byanjye, cyagihe wari uri mu gashyamba, uzanyibutse umubabaro, uzanyibutse agahinda wagize, uzanyibutse uburyo ki wababarijwe ku musaraba igorigota, uzanyibutse. Turagushimye rero muri iki gitondo, niwongere wamamare, niwongere wubahwe, niwongere ushyirwe hejuru Yesu. Tugushimiye ko ari ushobora gukiza ibyaha bigakunda, tugushimiye ko ari ushobora kuruhura abarushye, tugushimiye ko ari wowe utabara. Iyo winjiye mu bafite ikibazo urabatabara. Yesu niwe wakinjira mu ndaya ugakurayo abantu bawe, niwe wakinjira mu basambanyi ukabakiza ubusambanyi bwabo, niwe wajya gutabara mu barushye ukabaruhura. Rero nta wundi muntu ushobora ibyo ngibyo, wowe uri Imana nyamana, uratangaje. Twe ntidushoboye, urashoboye. Ntidukwiriye, urakwiriye. Ntitwacungura abantu ariko wowe wabacungura, ntitwagira icyo dukora ariko wowe wagikora. Ntacyo dushoboye ariko ushobora byose. Uwiteka Imana nyiri butware, Uwiteka Imana nyiri ngabo. Iki gitondo reka tukubwire ngo ntidushoboye ariko urashoboye, ntidukwiriye, urakwiriye. Ntacyo twakora ariko wowe wagikora, ntitwakitabara ariko wowe wadutabara, ntitwacungura ubwoko bwawe ariko warabucunguye. Rero ntacyo twakora ariko wowe wagikora. Niyo mpamvu uhamagara abadashoboye ukabashoboza kugira ngo bakoreshe umurimo w'igiciro. Urakoze Yesu, iki gitondo turagushimye. Nari mbyutse nguhimbaza, nari mbyutse ngushima, mfatanije n'abera bose bari mu isi, ndabizi neza ko baguhimbaza. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kandi izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishyirwe hejuru cyane. Rero reka nkwinginge Yesu kugira ngo ukomeze kuturengera uyu munsi wose, dukomeze kukugira umugisha. Urengera abari mu bucuruzi, urengera abari mu maofisi, urengera ababuze akazi, urengera abari mu bitaro, urengera imfubyi, urengera abapfakazi, urengera abagabo, urengera abagore, urengera abarushye, urengera abaremerewe, urengera abantu bose Mana. Kandi nuza kurambura ikiganza cyawe, ndabizi neza uraza guhaza kwifuza ko abagutegereza, abagushaka ku manywa barakubona, abagushaka nijoro barakubona. Hahirwa abari mu ruhande rwawe, hahirwa abantu Uwiteka yababariye ibyaha kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Abo ngabo barahirwa kandi bagirirwa neza n'Imana. Rero tugire neza uyu munsi, ntawe twavuga bari wowe, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Bene data rero, nshuti zanjye bakundwa beza, nshuti zijya mu ijuru, bagenzi dusangiye urugendo, abari mu mpande zose z'isi, mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Oceania, ndabizi neza yuko muba muri kumwe natwe muri iki gitondo. Ndabizi neza ko mudukurikira muri benshi. Reka mbabwire ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami ibihe byose, nimumwikomezeho. Duherutse kuvuga ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi, nimumwikomezeho, niwe mwami ushobora byose. Iki gitondo rero turaza kureba ngo kubera iki se, cyangwa se ikintu kibi cy'umunsi. Ikintu kibi cy'umunsi nicyo turi burebe. Icyo kintu kibi cy'umunsi rero cyitwa nzaba mbikora ejo. Icyo ni ikintu kibi cy'umunsi kibaho mu buzima bw'umuntu. Nzaba mbikoresha, ni ikintu kibi cy'umunsi. Reka turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga mu Befeso igice cya 5, turareba ku murongo wa 16. Haravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Niyo mpamvu rero ikintu kibi kibaho ku munsi ni ukuvuga ngo nzabikora ejo.
kuki Imana idusaba gukoresha igihe cyacu neza? Kuki Imana idusaba gukoresha igihe cyacu neza? Mu buzima bwawe bwa buri munsi ugomba gutangira ukora ibyo Imana igushakaho kandi nonaha, ugakora ibyo Imana igushakaho nonaha. Umunsi uhora utwarwa n'ibintu byawo. Ntuzuye umunsi. Reka mbabwire ikintu kijya kibaho mu buzima. Hari uburyo umunsi wose ushobora kujya kuryama ukicuza. Bijya bibaho. Yesu we, umunsi sinakoresha umunsi wanjye neza, uyu munsi ko ntitwaye neza, uyu munsi disi ibyo nari napanze ntibyagezweho, menya navuganye nabi na runaka, menya natukanye, menya nasetse ubusa, menya navuze ubusa, menya sinakoze ibyo na planingi, menya stress ni zose. Mbese ugasanga umunsi wawe wose buri mugoroba urawicuza kandi umunsi wicujije, reka mbabwire akantu kamwe, umunsi usojwe no kwicuza ntacyo umarira ejo hazaza. uwo munsi nta contribution utanga muri fitire, kuko ntuba wageze ku ntego zawe, ntuba wageze ku cyo Imana yakuremeye, kuko buri munsi, buri masaha, buri segonda Imana yo irabara. Igihe ntikiyongera, igihe ntabwo ari elastique, igihe ni iki ngiki. Niyo mpamvu Imana idusaba gukoresha igihe cyacu neza. Nimba turi bisonga byiza, turagomba kubazwa n'igihe dukoresha uko kiba kimeze. Rero uwo munsi ntacyo uba umariye muri ejo hawe hazaza, nta contribution ushobora gutangamo. Rero twasomye ijambo rivuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ukora akorana umwete, usenga asengana umwete, ubwiriza abwirizanya umwete, uhanura ahanurana umwete, uwerekwa yerekana umwete, uhugura ahugurana umwete. Iminsi ni mibi. Usenga asengana umwete, iminsi ni mibi. Ukora akazi ke agakorana umwete, ukorera shebuja akorana umwete atareba ku maso ya shebuja cyangwa adacungana na shebuja. Uwikorera nawe akorana umwete nk'igisonga gikiranuka, atiba, atariganya, adasuzugura abamugana, akorana umwete. Utanga serivisi ayitangana umwete. Iminsi ni mibi. Pawulo yaravuze ngo iminsi mibi, kugira ngo ubashe guhagarara ku munsi mubi no kwambara intwaro zose z'umwuka. Iyi minsi ni mibi. Uyu munsi ubwawo utangiye muri iki gitondo ubwawo ni mubi. Uyu munsi ubwawo ntago ari mwiza. Impamvu atari mwiza nuko umutwaro utwara kino kirere, Pawulo yamuvuzeho mu Befeso 6, yaravuze ngo kuko tudakirana n'ibyambaye imibiri, ahubwo dukirana n'ibinyabutware, n'ibinyabushobozi, n'ibitegeka isi y'umwijima. Niyo mpamvu uyu munsi ubwawo ari mubi. Ikiwugira mwiza ni ukubyuka ubana na Yesu. Nicyo gishobora haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ikintu gishobora kugira umunsi wawe mwiza no kubyuka ubana na Yesu. Naho ubundi iminsi ni mibi bavandi. Iminsi ni mibi, amasaha bari mabi, iminota biri mibi. Uyu mwanzi wacu ejo bundi twaravuze ngo azerera nk'intare abashaka kubaconshomera. Rero nta munsi mwiza uzabona. Umunsi mwiza ni uri muri Yesu. Umunsi mwiza uri muri Kristo. Umunsi mwiza uri mu kubyukana n'Imana, ukaryamana nayo, ukabyukana nayo, ubuzima bukaba ubwayo, ukaba mu mwuka. Bibiliya yatubwiye ngo haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Iminsi ni mibi mu buzima bw'umuntu, ariko iminsi iba myiza muri Kristo Yesu. Kuki Imana idusaba gukoresha igihe cyacu neza? Nuko ejo atari ahacu. Uyu munsi urabyutse ugiye mu kazi kawe. Ababyutse bose bashobora kutaza kuryama amahoro. Birashoboka ko hari abarangiriza mu bitaro, birashoboka ko hari abarangiriza muri serikeye, birashoboka ko hari abarangiriza muri morgue, birashoboka yuko hari abarangiza. Hari igihe ushobora kubyuka uvuga ati ngiye ku kazi kanjye ukasanga contrat yarangiye. Hari igihe ushobora kubyuka uvuga ati ngiye muri business ugakubitana na accident. Hari igihe ushobora kubyuka uvuga ati uyu munsi biragiye. Why not Kristo atagaruka uno munsi? Rero umucunguzi uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Igihe ni none, akazi ni none. Ikintu kibi kibaho cy'umunsi rero no kuvuga ngo nzabikoresha, reka nzabikoresha, reka nzagerageza ejo, nzatangira gusenga ejo, basi nzatangira kuvuga ijambo ry'Imana ejo, nzatangira kuyana icyaha cyanjye ejo, nzatangira gukora kurekana na kamere zanjye ejo, nzatangira. Icyo nicyo kibi cy'umunsi kibaho, ni nzabikora ejo.
wawu, nzabikoresha. Imana itubabarire, Imana itugire neza, Imana idushyigikire, Imana idufashe, kandi Imana iduhe imbaraga. Igihe cyo nikigutegereza, hanyuma iyo utagikozemo ibyo ugomba gukora. Hari umuhanga wavuze ngo ubundi yabyise ngo ubuzima bugora mu isi ngo ntabwo ari ubuzima bwo gupfa cyangwa se urupfu. Yavuze ngo ikintu kigora mu isi ntabwo ari urupfu, ngo ikintu kigora mu isi ni ubuzima budafite intego, ubuzima butazi icyo bukora, ubuzima bubyuka mu gitondo bujagaraye, butazi aho bwerekera, butazi aho bujya, ntuzi aho werekeza ubuzima bwawe, ntuzi n'aho werekeza ejo hawe hazaza. ngo ubwo nibwo buzima bugora, ngo burusha imbaraga urupfu mu kubabaza. Arongera aravuga ngo muri cimetière cyangwa se mwirimbi niho huzuye amaporoje menshi atararangiye. Ubundi yaravuze ngo gupfa ntabwo ari ikibazo, ngo iyo wabaye empty, iyo washizemo ibintu byose. Ngo Dawidi amaze gukora imirimo yose yaragombaga gukora, ngo arasinzira, ajyanwa aho basogokuruza bari ngarabora. Amaze gukora icyo yagombaga gukora cyose. Rero urupfu ntabwo ari ikibazo. Ubundi icyiza ni uko wapfa byose wabimaze muri wowe, wabaye empty, wikuyemo ibintu byose data yaguhaye ngo uzane ku isi, wijyana ibintu by'Imana yaguhaye ngo uzane ku isi. Sigubitanze. Nimba yarakubwiye ngo kora ubitange, ucunguze uburyo umwete. Nimba yarakubwiye ngo ririmba bishiremo, ucunguze uburyo umwete. Nimba yarakubwiye ngo uvuga ubutumwa, buvuge, ucunguze uburyo umwete. Ejo utazasezerana ubutumwa mwirimbi, ejo utazasezerana amaproje atarangiye mwirimbi, ejo utazasezerana insengero utujuje mwirimbi, ejo utazasezerana abavuga abantu b'Imana utabwirije, kandi ubutumwa butwikiriwe ngo babutwikirire wabarimbuka. Iki gitondo reka nkubwire ngo ikintu kibi kibaho cy'umunsi ni kuvuga ngo ejo nzabikoresha. Reka mbabwire ngo mugubwe neza. Imana y'amahoro nibaha umugisha, turabakunda, turabasengera. Yesu ajya dushyigikira muri byose, kandi umwuka we ajya abana natwe. Imana nishimwe. Reka mbifurize umunsi w'umugisha. Shalom, shalom, shalom. Amen.